duharanire kwakira Kristo. Niba utaramwakira, niba waramwakiriye kandi ubeho ubuzima nyine, ubeho imibereho ya gikristo. Mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe. Nongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, nijejwe n'Imana mu mutima ko Imana iciye inzira. Nongeye kubona akanya ngo tubane muri ka kanya dufatanya tugasangira ijambo ry'Imana. Rero reka dutangire dusenga, kandi Imana irabana natwe rwose, turagira ibihe byiza. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, wongeye guca inzira kugira ngo dusangire ijambo ryawe, kuko iminsi turimo ni iminsi y'intwarane, abantu dukwiye gufashanya tukibukiranya iby'urugendo kugira ngo tuzabashe kugera aho dusiganirwa kujya amahoro. Reka rero icyo wagambiriye gufashisha imitima yacu, ari njyewe ndetse n'abadukurikiye, twese tukigabanire imbere yawe, kugira icyo tubura kandi twagiteganyirijwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'ibisanzwe rero dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana, gusa uyu munsi naje ndi jyenyine. Sheri yagize impamvu yatumye ataboneka, ariko n'ubundi Imana irabana natwe, kandi nawe murabizi yuko aba bafite ku mutima ari no kudusengera kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Dutangire rero turamya Imana n'indirimbo muzi ivuga ngo ndanyuzwe, turirimba agace gatoya ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Mu bibaho byose Imana ishimwe cyane. Indirimbo ni ya Israel Mbonyi, aravuga ngo ndanyuzwe kuko ngufite, ndanyuzwe kuko mufite Kristo, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira, ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Mu by'ukuri nanjye ndashimira Imana imbere yanyu yuko urukundo rungose. Ndashimira ko yambonye akanshyigikira nk'uko nawe yagushyigikiye. Kristo ashimwe kandi Imana yahabwe icyubahiro. Rero uyu munsi ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye cyangwa se ku mitima yacu, ijambo rivuga ngo kubaho iteka ubudapfa birashoboka. Kubaho iteka ubudapfa cyangwa se umuntu adapfa birashoboka. Utishoboka bite rero? Ndabizi ko abantu twese, uretse wenda umuntu amaze guhishurirwa iryo banga agiye kuvuga, uretse ko bitakiri n'ibanga, dutinya urupfu, dutinya kuva muri ubu buzima turimo, kuko nta ugenda ngo agaruke. Ubuzima bwa hano mu isi burarangira, umuntu akajya gukomereza ahandi. Rero nashaka gutangira mbaza ngo ese ujya utekereza ubuzima bwawe nyuma y'ubu buzima? Ese ujya wibaza nuva mu isi ukava muri famiye yawe, ukava mu bo mubana, nyine ukamburwa umubiri? Icyo twita urupfu ubundi buriya ni separation ya body na spirit, ni ukuvuga ngo ni ugutandukana k'umubiri n'umwuka. Nicyo bita nyine gupfa. Ese ujya utekereza nyuma y'uko umubiri wawe n'umwuka bitandukanye, aho umwuka azakomereza? Hari abantu batajya babitekerezaho, cyangwa se yanashaka kubitekerezaho reka kumva akavuga ati ibyo ngibyo wenda baranabeshya, ubuzima bwo mu isi burangirira hano ku isi, nyuma ya hano ku isi nta kindi umuntu biba byarangiye. Ariko uwo muntu biba byarangiye ni body, ni umuntu nyine uyu nguyu ufatika w'umubiri, ariko umwuka w'imbere arakomeza akajya kubaho. Wenda mvuganye gato n'abantu batemera yenda ko ubwo buzima buhari cyangwa se bushidikanyaho, ntekereza ko icyo batashidikanya bazi ko kibaho nuko abazimu babaho. Kuvuga ngo bano bantu bapfa bakagaruka gutera ababo mu miryango, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'igihe uryama bijya bibaho, umuntu akarota uwazi watashye uvuye mu buzima, karota abona bari kumwe, karota hari ukuntu ari kubibona. Rero ibyo ngibyo bigaragaza yuko hari ubuzima, nubwo umuntu ava muri uyu mubiri ariko hari ahandi akomereza ubuzima, cyangwa se akomeza kubaho ariko uyu mubiri nyine wo
warasigaye cyangwa se warangiritse. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, wenda mbone gukomeza kwinjira mu ijambo neza rijyanye n'intego dufite. Turasoma muri Yohana 6:40. Aravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa 2 igice cya 18 aravuga ngo natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari by'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba by'iteka ryose. Iri jambo ryanjemo numva nkaswe kuganira namwe, cyangwa se numva nkaswe kuganira nawe bijyanye n'ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Yohana yari arimo yandika ubutumwa bwiza, ageze kuri no murongo wa 40 n'igice cya 6 ahita avuga icyo data ashaka, ahita avuga icyo Imana ishaka. No kuvuga ngo ni Yesu wari kuvuga n'amagambo, aravuga ngo kuko icyo data ashaka, avuga nyine Imana, ngo ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana, umuntu ureba kuri Kristo akamwizera, ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho, nawe mu bakandida bazabaho ibihe byose badapfa kandi bariho mu buzima bwiza bw'umunezero n'ibyishimo, nuko ureba kuri Kristo warangiza ukamwizera. Nshuti yanjye, iyi ni topic navugaho bigafata n'amasanga, kuko ni topic nkunda, ni topic mbese iyo nyirimo mba numva ndahantu nkwiye kuba ndahantu ndi kuvuga ku bintu rwose numva nyine 100% aribyo nakabaye ndi kuvugaho cyane. Ni ukuvuga ngo icyo data ashaka ni iki, ni ukugira ngo umuntu wese ureba Kristo akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo guhabwa ubugingo buhoraho immediately, ako kanya iyo wizeye Kristo ukamwakira mu buzima bwawe, uhawe ubugingo buhoraho. Kuko mu gice cya 3:16 niho Yohana yanditse avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ari we Kristo nyine, kugira ngo umwizera wese ataribuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo uwizeye Kristo ahita ahabwa ubugingo buhoraho. Gusa hagakurikiraho process yo kwera imbuto, yo kuba umukristo y'urugendo, no kwera imbuto nziza, no kubera amaso ubugingo bwawe, kuko ubugingo buhawe ariko urangaye Satani yabukwiba. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, ngo uretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Bivuze ko rero urangaye gatoya, Satani ashobora kugutwara ubugingo bwawe, ashobora kubukwiba. Rero iyo wizeye Kristo wakira ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu twitiranya, kubaho ibihe byose nyuma y'ubuzima ntago ari ku bantu bakiriye Kristo gusa, oya, n'abantu batamwakiriye bibereye mu banze kubyumva no kumwakira bazabaho ibihe byose, bazabaho ubudapfa. Ariko bazabaho ubudapfa gute? Ni ukuvuga ngo kuzuka, abizeye Kristo tuzazukira guhabwa ubugingo buhoraho no kwishimana na Kristo. Ariko abanze kwizera Kristo cyangwa se abataramwizeye bazazukira gucirwaho iteka. Bivuze iki? Bazatabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, babeho nabo iteka ryose, ariko bababazwa bari nyine mu muriro. Urumva ni ibintu bikomeye. Iyo tuvuze amazuku, ku bantu wenda bagize umugisha wo kwiga, tuba tuvuga ibyo bita maguma niyo bita amazuku, ino miriro yo mu kirunga. Iriya miriro ibishyushye ku rwego biri hejuru ya dogere 3000, kandi amazi yashyushye yatuye aba ari kuri dogere 100. Urumva rero nawo umuriro urenze ukubye inshuro nyinshi cyane amazi yatuye, uri kuri dogere izo ngizo 2300, kubamo ibihe byose, kubamo iteka byose, ni ikintu gikomeye nshuti yanjye. Kandi warabwiwe, ijambo ry'Imana wararyumvise ahantu hose, ku maradiyo, mu nsengero, ahari hose waragiye ubona ijambo ry'Imana, ku status y'abantu, mbese ahari hose warumvise ijambo ry'Imana. Rero nshuti yanjye, twasomye ijambo ry'Imana kurindi Pawulo yavuze mu rwandiko rw'Abakorino ari kubandikira rwa 2, aravanga ariko twebweho ntabwo tureba kubiboneka,
ahubwo tureba ku bitaboneka, ngo kubera yuko ngo ibiboneka ari iby'igihe gito, ngo ariko ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Niba hari ikintu cyiza umuntu wizeye Kristo yakora cyatuma akomera mu by'ubu buzima, bigatuma atazagwa cyangwa se adateshwa inzira n'ibintu biri aho ngaho tujya dukenera bya mu isi muri iki gihe gito cyane tuba mu isi, ni ukureba ku bitaboneka, ni ukureba ku bugingo buhoraho. Nawe ugiye kureba ku bigaragara, hari igihe ureba ugasanga abatizera Imana batunze kuturusha. Natwe Imana ijya itugirira neza, ariko icyo navuga ni uko icyo dukwiye kurebaho cyane kurusha ibindi ni ukureba ku bitaboneka, aribwo bugingo buhoraho. Hanyuma n'ibindi Kristo ajya atugirira neza, Imana ijya ibiduha, ariko yaravuze ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ngo aribwo ibindi tuzabyongererwa. Hari igihe usanga rero umuntu abanza gushaka bimwe tuzongererwa bindi, iby'ubugingo cyangwa se iby'ubwami bw'Imana akaba ari byo aherutse cyangwa se ntanabishaka. Rero nshuti yanjye, uburyo nkurikiye cyangwa se uvuye kuri iyi video ugakandaho, ndagusaba rwose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kubw'ubuntu bw'Imana, niba utarakira Kristo umwami n'umukiza, wakire Kristo umwami n'umukiza. Ukeneye ubufasha ushobora kureba nimero muri description ukaduhamagara, tukagufasha, tukaguhuza n'umukozi w'Imana wasengewe wagufasha kwakira Kristo. Ni byiza rwose pe. Navuga ibintu byinshi rero, ariko icyo nasorezaho ni iki: iyo wakiriye Kristo, ijambo ry'Imana muri rwandiko rwa Yohana twasomye, iyo uri mu gice cya mbere murongo wa 12, aravuga ngo cyakora cyo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo wizeye Kristo, umwakiriye ukizera izina rye, uhita uhindurirwa igisekuru cyangwa se uhita uhindurirwa aho uvuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukiri umwana wahandi wavutse, ahubwo uhita uhinduka undi muntu ubyawe n'Imana. Niyo mpamvu babyita ubyarwa ubwa kabiri. Rero nshuti yanjye, nawe nashaka kuvuga ibintu byinshi, ariko niba warakiriye Kristo, ukwiye kuba ubuzima bwizera Kristo. Apana ko warakiriye Kristo ngo ukomeze utekereze ko inyatsi zo mu miryango, imivumo, za karande n'ibindi, ngo utekereze ko kibifite kandi warakiriye Kristo. Kristo yaje muri wowe. Mu rwandiko rw'Abakorino, Pawulo yandikiye Abakorino igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5:17, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abaye cyaremwe igishya, ngo dore byose bibaye bishya, ngo kandi biba bihindutse ngo bishya rwose, ngo ibyakera biba bishize. Udukwiye rero kuba ubuzima bwizera Imana, ku buryo ibintu byo gutekereza ibyo bintu byo mu miryango tubirenga. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo ukizera Imana, ibyo ngibyo ukabirenga, ukumva ko wahindutse mushya, uri umwana w'Imana, ubaho ubuzima nyine butandukanye na bya bindi by'iwanyu hahandi uvuka bari bafite ba sogokuru na ba papa we n'abandi bose wenda bari bafite. Wowe uba wabaye umwana w'Imana. Iyo ubyizereyemo uba nk'umwana w'Imana rwose, ukabaho ubuzima butandukanye. Ariko iyo utagize kwizera, ugakomeza noneho ugakomeza kumva ko ibyo bintu bikikurimo, bikikugendaho, bikigufiteho ubushobozi, ikintu kitagenze neza cyose ugahita uvuga ngo ni za karande, ngo ni iki, bikugiraho imbaraga pe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nufata Imana nk'inyantege nke, izigaragaza nk'inyantege nke. Ku banyantege nke nyine wowe nufata Imana nk'inyantege nke, uko uzayizera niko izakubera. Rero tugire kwizera Imana, twakire Kristo muri mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu nibwo bizagira igisobanuro nyakuri cyuzuye. Icyo Data ashaka ni ukugira ngo twitegereze Kristo, hanyuma tumwizere, hanyuma duhabwe ubugingo buhoraho, hanyuma nawe azatuzure ku munsi w'imperuka. Nshuti yanjye, byaba bibabaje warumvishe ijambo ry'Imana, waragiye gusenga, warakoze byose, ariko byarangiza ku munota wa nyuma ugasanga ubugingo buhoraho kuko utizeye Kristo. Kandi nta kindi bisaba, ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza, ukamwizeza, ukabyatuza akanwa kawe, ubundi ugahinduka umwana w'Imana. Hanyuma hagakurikiraho process yo kubaho ubuzima bw'umwana w'Imana, nyine ukera imbuto nziza, ukabaho ubuzima, ukagira imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Reka rero subikira ngaha, tuzakomeza ubutaha, ariko rwose duharanire kwakira Kristo. Niba utaramwakira, niba waramwakiriye kandi ubeho ubuzima nyine, ubeho imibereho ya Gikristo. Ntabwo twaba perfect cyangwa se ngo tube intungane 100%, ariko tubeho nk'abakiranutsi,
tubeho turwanya icyaha. Igihe dukize intege nke tukakigwamo, twihutire kwiyunga n'Imana. Twite kuri kwiyunga n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana Petero yanditse yaravuze ngo kuko icyo Imana ishaka ngo ari uko tujibisha ngo abantu bapfafu batagira icyo bamenya gukora neza kwacu. Nicyo rero Imana idushakaho. Imana idufashe, turacyari mu rugamba. Satani yarazimyambi ikatugeraho, ariko dukomeze turwane kandi hamwe na Kristo tuzanesha. Rero wenda muze ibintu byinshi, ariko nuko urumvaga bindi ku mutima rwose inshuti yanjye, nk'uko ujya utegura kuzasaza neza. Hari abantu muri rusange n'igihugu cyacu cyazanye no gahunda ya ejo heza, dutekereza tugapangira cyangwa se tugategura tugakora igenamigambi ry'uburyo tuzasaza. Hari abagira tegura za rama, abagira za rama, hari abagira izo za ejo heza n'ibindi, bategurira nyine hazaza ho muri iyi si. Hari noneho n'abarenga aho ngaho mu busaza bagategura noneho bapfuye, aho bazashyingurwa, uko bazashyingurwa, ibintu mbese uko bizagenda. Ariko abenshi, reka mvuge abenshi, njye niko mbitekereza, mwihangane, ntago turenga aho ngaho ngo dutekereze ku buzima bwa nyuma yo gupfa nyine tuvuye muri uyu mubiri. Kandi nicyo kintu gikwiye kurusha n'ibindi. Rero dukwiye, niba utajya kubitekereza, tugire gutekereza cyane ku buzima bwa nyuma y'ubu, kubera ko niho igihe kinini kitagira iherezo. Byabibaje utu tunota duke, nuziko ari utunota duke ngereranije n'igihe tuzabaho mu buzima bw'iteka, tudatekereje ku buzima bwabo hazaza h'igihe cyose, nyamara iminsi y'izabukuru cyangwa se imyaka mike cyane tuyitegurira. Rero nshuti yanjye, nk'uko utegurira izabukuru, nk'uko utegura uburyo uzaherekezwa wavuye mu mubiri, reka dutekereze tunategure cyane nyuma y'ubu buzima. Turebe ku bitaboneka, turebe ku bitagaragara, kuko ibitagaragara aribyo by'iteka ryose, ibigaragara ari by'igihe gitoya. Imana iduhane umugisha, ndabakunda rwose. Ibyo bintu tubishyire ku mutima, kandi Imana ikomeze kubana natwe. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuri Imana nziza, ijambo ryawe reka rikomeze kuvomerwa na Mwuka Wera, kandi rikomeze kuganza imitima yacu. Twebwe ntabwo twamenya uko dukwiye kurivuga nk'uko bikwiriye, ariko Imana izi ibikwiriye byose, ukora icyo wagambiriye mu mitima yacu. Ukomeze kutugira neza, tujye kuzirikana ubuzima bw'iteka, kuko nitubuzirikana aribwo tutazagushwa n'ikimenyetso icyo ari cyo cyose. Komeza kuba natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Turabakunda cyane, Imana iduhane umugisha, kandi gahunda ni ukuzabaho iteka ryose tugahorera mu bwami bw'Imana. Ciao ciao, naho utaha.